yamfata umwanya munini nicaye ntekereza uburyo Yesu nkunda byarenze ubwenge bwanjye ko ndi umunyabyaha utukisha izina ryawe ndibaza ubu Yesu wanciye iki inama y'agakiza yaricaye iraterana wemera kuncungura jyewe ntaranacumura ariko Yesu umukiza ubu wanciye iki nzahora ndirimba urukundo rwawe haleluya singizwa haleluya himbazwa iyo utaza gucungura ubu simba nkibukwa ariko kubw'amaraso yawe igiciro yankijije ntakidegembya mu isi ndirimba nti mwami Yesu warakoze amahanga yose aguha icyubahiro haleluya singizwa haleluya himbazwa iyo utaza kuncungura ubu simba nkibukwa ariko kubw'amaraso yawe igiciro yankijije ntakidegembya mu isi ndirimba nti mwami Yesu warakoze amahanga yose aguha icyubahiro bakujyanye kwa Pilato ukubitwa inkoni nyinshi jyewe umunyabyaha nta kibazo nari mfite wowe utarakoze icyaha wavushijwe amaraso kugira ngo umunyabyaha ncungurwe haleluya singizwa haleluya himbazwa iyo utaza gucungura ubu simba nkibukwa ariko kubw'amaraso yawe igiciro yankijije ntakidegembya mu isi ndirimba nti mwami Yesu warakoze amahanga yose aguha icyubahiro haleluya singizwa haleluya himbazwa iyo utaza gucungura ubu simba nkibukwa ariko kubw'amaraso yawe igiciro yankijije ntakidegembya mu isi ndirimba nti mwami Yesu warakoze amahanga yose aguha icyubahiro
ushimamami ubu yashimande ibyo wankoreye nta wundi wabishobora mu mahanga yose mwe muze dufatanye dusingize Yesu watwitangiye. Haleluya, haleluya singizwa, haleluya himbazwa, iyo utaza gucungura ubu simba nkibukwa, ariko kubw'amaraso yawe y'igiciro yanyijije ntakidegembya mu isi ndirimbani Mwami Yesu warakoze, amahanga yose aguha icyubahiro. Haleluya, haleluya singizwa, haleluya himbazwa, iyo utaza gucungura ubu simba nkibukwa, ariko kubw'amaraso yawe y'igiciro yanyijije ntakidegembya mu isi ndirimbani Mwami Yesu warakoze, amahanga yose aguha icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya singizwa, haleluya himbazwa, iyo utaza gucungura ubu simba nkibukwa, ariko kubw'amaraso yawe y'igiciro yanyijije ntakidegembya mu isi ndirimbani Mwami Yesu warakoze, amahanga yose aguha icyubahiro.